Muraho neza nshuti bavandimwe, nk'uko mubimenyereye iyi ni Nzuri Business Group Limited. Ahangaha turi akaba ari mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu banyamakuru, haruguru y'akarere ka Kicukiro gatoya. Tukaba tugiye kubereka iyi nzu, iki gipangu tukaba tukinjiyemo. Ni igipangu cyiza cyane kinini kirimo inzu ya kadasitire iri jimere. Iyi ngiyi mureba imbere yanjye ifite parking nini na jardin. Iyi nzu ya kadasitire ikaba ifite inzu ebyiri, nk'uko muzibona hano imbere yanjye, ndetse hepfo y'iyi nzu ya kadasitire hakaba hari n'inzu ya etaje ariyo muri kubona hano imbere yanjye. Hakaba hari inzu ya etaje mubona hano imbere yanjye. Kuvuga ngo iyi nzu ya kadasitire rero n'iyi etaje zose ziri mu kibanza kimwe. Ahangaha umanutse ugiye kuri iyi etaje, kuvuga ngo iyi etaje aha ni mu rugo rwayo, ndetse ushobora guha buri nzu yose ukaba wayiha porutayi yayo, buri nzu igasohoka ukwayo. Iyi nzu ya etaje niyo duhereyeho. Hasi ifite ibyumba 3, salo na toilette ebyiri. Noneho iyo hejuru yo ntirarangira, byumvikane ko nayo ariko yaba ingana. Iki gipangu rero, izi nzu zose uko ari 3 tukaba tuzigurisha amafaranga make cyane. Ni inzu ziri mu kibanza kinini. Hano ndongeye nsohotse kuri ya etaje mu rugo rwayo. Ni inzu ziri mu kibanza kinini cyane gifite 25 kuri 30 nk'uko mubibona. Murabona yuko hari na parking na jaride, kandi muri quartier nziza cyane. Nk'uko mubibona, quartier nziza cyane hano munsi ya Mount Kenya University gatoya neza. Noneho ahangaha ubu ngiye kwinjira mu nzu imwe, ndabereka mu nzu imwe kuko zose zimeze kimwe. Hano hari n'ibigega by'amazi. Iyi nzu rero, mu nzu buri yose ifite zino ziri jimere, buri yose ifite ibyumba 3 na salo. Hano ni muri salo, murabibona ko salo ijyamo na salle à manger. Hani muri salo h'inzu imwe, zose zimeze kimwe. Iyi ni salo na salle à manger, buri yose ifite ibyumba 3. Ahangaha uba usohotse muri salo winjira mu byumba, noneho ugahera ku cyumba kimwe hano iburyo, ngira ngo murakibona. Hanyuma hakaba ikindi cyumba cya kabiri nanone, nacyo ngira ngo murakibona. Hano hakaba ikindi cyumba cya gatatu, aricyo chambre principale, kinini cyane, kirimo na douche na toilette. Hanyuma hano wakwigira imbere gatoya, hakaba indi douche na toilette y'abari muri salo bafatanya n'abari muri bino byumba bindi bibiri. Uyu ukaba umuryango usohoka mu gikari. Hano uhita ugera ku gikoni cyo hanze, cyiza cyane. Hano hirya yaho ikaba inzu y'umukozi cyangwa ubafasha imirimo. Hirya naho hari ibigega na toilette zo hanze. Hano urabona na annex yikwije imeze neza. Ahangaha nanone hakaba stock, naho kwanika imyenda. Urabibona, iki ni igikari cyo kwanikamo imyenda. Iyi ni stock. Inzu nziza cyane yisanzuye. Ni ukuvuga ngo uko iyi nzu yo haruguru imeze, ifite izi annex, nuko ifite ibyumba 3 na toilette ebyiri na salo na salle à manger, niko niyo hepfo bifatanye nayo imeze. Hakiyongeraho rero ni etaje mwabonye nayo ibyumba 3 na salo. Ibi ni ibigega by'amazi nk'uko mubibona hano. Ni ibigega by'amazi hano, nta kibazo cy'amazi ushobora guhura nacyo. Urabona byose birateguye. Aho inyuma y'ibigega by'amazi naho hari toilette yo hanze. Noneho warangiza ukongera ukareba uru rugo nirwo rutandukanya izi nzu zombi uko ari ebyiri. Hepfo yaho hakaba na etaje. Urabona ko ari hagari. Buri nzu yose ushatse wayiha ubwinjiro bwayo, wayiha porutayi yayo. Buri nzu yose ushaka kuyiha porutayi yayo, buri yose ikigenga. Izi nzu rero, buri nzu ikodeshwa amafaranga 200,000. Bisobanuye yuko
zose hamwe ari amafaranga 600,000 buri kwezi, kandi ashobora kwiyongera mu gihe waba wakoze ibyo ndi kukubwira, buri yose isohoka ukwayo akava kuri 600 akaba yagera kuri miliyoni irenga, mu gihe waba wanarangije n'iriya etaje ikava kuri 600 akagera kuri miliyoni n'imisago yewe nimwe n'igice yahava, kuko ni ahantu heza muri karitsiye nziza hano Kicukiro. Mukomeze rero mukande subscribe, mukore share, kandi mukomeze mudusure ku mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, nawe zose twitwa Nzuri Market, na website yacu ariyo www.nzuri.rw. Mukomeze mwirebere imari nziza tugenda tubagezaho. Nimero yo iracyari yayindi, ni 0788486797 cyangwa se 0782 Si ibyo gusa kandi mushobora kudusanga ku Muhima kuri Yamaha, hariya muri Feruje neza mu nzu ya etaje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, mu etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari. Tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited, iwacu mukiriya ni umwami. Nimukomeze mukande subscribe kuri Nzuri Market, mukora na share. Iyi nzu kandi ntabwo twabura kubibutsa yuko igiciro cy'iki gipangu cyose ari miliyoni 75 zishobora kuganirwaho. Ni nako kandi ushobora kwigurira iyi yonyine ndije imbere, hanyuma etaje ukayihorera ukatwishyura, cyangwa se ukishyura miliyoni 55 zonyine, nazo kandi dushaka kubiganiraho. Ni karibu cyane iwacu muri Nzuri Business Group, umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze.